Samweli wa mbere igice cya 14. Yonatani yongera gutera Abafilisiti. Umunsi umwe Yonatani mwene Sawuli abwira umusore wamutwazaga intwaro ati, ngwino tujye hakurya hariya aho Abafilisiti bashinze ibirindiro. Ariko ntiyabibwira se. Ubwo Sawuli yari akiri ku mupaka wa Gibeya, yicaye munsi y'igiti cy'umukomamanga i Migironi. Ingabo zari kumwe nawe zageraga kuri 600. Icyo gihe uwagishaga inama Uhoraho yari Ahiya mwene Ahitubu, umuvandimwe wa Ikabodi mwene Finehasi mwene Eli, wari umutambyi w'Uhoraho i Shilo. Ubwo ariko ingabo ntizari zizi ko Yonatani yagiye. Yonatani yagombaga kunyura hagati y'ibitare bibiri birebire kugira ngo agere aho ingabo z'Abafilisiti zari ziri. Igitare kimwe cyitwaga Bosesi, ikindi kikitwa Sene. Kimwe cyari ahagana mu majyaruguru ahateganye n'Imikimasi, ikindi kiri ahagana mu majyepfo ahateganye n'Igeba. Nuko Yonatani abwira wa musore amutwazaga intwaro ati, ngwino tujye mu nkambi y'abariya abanyamahanga batakebwe, ahari Uhoraho yadufasha kuko ashobora kuduha gutsinda, twaba bake cyangwa benshi. Uwo musore aramusubiza ati, ukore uko wabitekereje, komeza dore ndi kumwe nawe. Nuko Yonatani aravuga ati, noneho reka tugane aho bari butubone. Nibatubwira bati nimuhagarare aho tubanze tumenye ikibagenza, turahagarara twe kubegera. Ariko nibatubwira ngo tuzamuke tubegere, turazamuka kuko biba ari ikimenyetso cy'uko Uhoraho yabatugabije. Bombi biyereka ingabo z'Abafilisiti, maze Abafilisiti baravuga bati, dore Abaheburayo bavumbutse mu myobo bari bihishemo. Nuko izo ngabo zibwira Yonatani n'uwari umutwaje intwaro ziti, nimuzamuke tubabwire. Yonatani abwira uwari umutwaje intwaro ati, nkurikira kuko Abafilisiti Uhoraho yabagabije Abisirayeli. Nuko Yonatani azamuka akambakamba, uwari umutwaje intwaro nawe amuri inyuma. Yonatani agenda yaririka Abafilisiti, umutwaje intwaro nawe akabasonga. Muri icyo gitero cya mbere Yonatani n'umuhungu we bishe Abafilisiti bagera kuri 20, babatsinda ahantu h'intera nto cyane. Nuko igikuba gicika mu nkambi no muri ako karere no mu baturage bose. Abari mu birindiro n'abari bagiye gusahura bose bashya ubwoba. Igihugu kirahindagara, bose barakangarana bitewe n'Imana. Abafilisiti batsindwa. Abarinzi ba Sawuli bari i Gibeya mu ntara y'Abenjamini. Babona icyo kivunge cy'Abafilisiti cyakwiriye imishwaro. Nuko Sawuli abwira ingabo zari kumwe nawe ati, nimubarura abantu murebe abatuvuyemo. Barabarura basanga habura Yonatani n'umutwaza intwaro. Sawuli niko kubwira Ahiya ati, igiza hino isanduku y'Imana. Koko rero muri icyo gihe isanduku yari yaragarutse mu Bisirayeli. Sawuli akivugana n'umutambyi, induru iba ndende mu nkambi y'Abafilisiti, maze Sawuli abwira umutambyi ati, rekeraho. Nuko Sawuli akoranya ingabo zose bari kumwe bajya ku rugamba, basanga abanzi babo basubiranyemo bicana, maze bibabera urujijo rukomeye. Abaheburayo bari bakambitse uruhande rw'Abafilisiti bakajya batabarana nabo, barahindukira bifatanya n'abandi Bisirayeli bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Ingabo zose z'Abisirayeli zari zihishe mu misozi y'Efurayimu, zumvise ko Abafilisiti bahunze, nazo zirabakurikirana zirabarwanya. Intambara irakomeza igera hakurya ya Betevani, maze uwo munsi Uhoraho arokora Abisirayeli. Ingabo z'Abisirayeli zikiza Yonatani. Uwo munsi ingabo z'Abisirayeli ziragorwa cyane kubera ko Sawuli yari yarahiye agira ati, nihagira umuntu ugira icyo arya butarira kandi ntaramara guhora abanzi banjye,
uwaba ikivume, bityo nta n'umwe wari wagize icyo akoza mu kanwa. Hanyuma abantu bose bagera mu ishyamba ryarimo ubuki bwashongeraga hasi. Baryinjiyemo babona ubwo buki bwashongeraga hasi, ariko ntihagira n'umwe uburyaho kuko bose batinyaga umuvumo. Ariko Yonatani we ntiyari yumvise indahiro ya se, niko gukoza inkoni ye mu buki, abukombesha urutoki, aratamira maze agarura agatege. Umwe mu ngabo aramubwira ati, so yari yarahiye agira ati, nihagira umuntu ugira icyo arya uyu munsi abe ikivume. Niyo mpamvu ubona ingabo zose nta gatege. Nuko Yonatani aravuga ati, data yateje imidugararo mu gihugu, nimwirebere ukuntu ngaruye agatege aho mariye kurya kuri ubu buki. Ubuze koko iyo ingabo ziza kurya ku minyago zanyaze Abafilisiti, ntiziba zarushijeho kubica? Uwo munsi Abisirayeli batsinda Abafilisiti kuva i Mikimasi kugera Ayaloni. Ingabo zari zananiwe cyane, maze ziroha ku minyago, zifata ihene n'intama n'inka n'izazo, bazibagira hasi batazimanitse kugira ngo amaraso avemo, bityo barya inyama zirimo amaraso. Babwira Sawuli ko ingabo zacumuye k'Uhoraho zikarya inyama zirimo amaraso. Aravuga ati, mwahemutse, ngaho nimuhirike ibuye rinini murigeze hano. Hanyuma aravuga ati, nimujye mu ngabo mubwire abashaka kubaga amatungo banyaze bayazane bayicire hano, bayavanemo amaraso, maze mubone kurya mudacumuye k'Uhoraho. Muri iryo joro buri wese azana ikimasa akicira aho ngaho. Nuko Sawuli yubakira Uhoraho urutambiro ruba urwa mbere amwubakiye. Iryo joro Sawuli aravuga ati, nimuze tumanuke dukurikirane Abafilisiti, tubamarire ku icumu, tubasahure kugeza mu gitondo. Baramusubiza bati, turabyemeye, ukore uko wabitekereje. Ariko umutambyi aravuga ati, nimureke tubanze tubaze Imana. Sawuli agisha inama Imana ati, mbese nkurikirana Abafilisiti? Ese uraduha kubatsinda? Ariko uwo munsi Imana ntiyamusubiza. Sawuli ahita ahamagaza abagaba b'ingabo, arababwira ati, nimushakashake uwaba yakoze icyaha uyu munsi, ndahiye Uhoraho umukiza w'Abisirayeli, ko niyo yaba ari umuhungu wanjye Yonatani yicwa. Ariko ntihagira umusubiza. Nuko abwira Abisirayeli bose ati, nimuherere ku ruhande rumwe, nanjye n'umuhungu wanjye Yonatani tujye ku rundi. Ingabo zibwira Sawuli ziti, ubikore uko wabitekereje. Sawuli abwira Uhoraho ati, Mana y'Abisirayeli, tugaragariza uwakoze icyaha. Bakoresha ubufindo bwerekana uruhande rwa Yonatani na Sawuli, ingabo ziba Abeli. Sawuli aravuga ati, nimukoresha ubufindo hagati yanjye n'umuhungu wanjye Yonatani. Ubufindo bwerekana Yonatani. Maze Sawuli aramubwira ati, mbwira icyo wakoze. Yonatani aramusubiza ati, nakojeje inkoni yanjye mu buki ndarigata, ngaho nimunyice. Nuko Sawuli aravuga ati, Yonatani we, nudahanishwa urupfu Imana impane yihanukiriye. Ariko ingabo zibwira Sawuli ziti, Yonatani ko ari we wahesheje Abisirayeli gutsinda, n'ibyo yakoze uyu munsi yari ahagarikiwe n'Imana. Byashoboka bite ko yahanishwa kwicwa? Byaba ari ishyano. Turahiye Uhoraho ntihagire n'agasatsi kava ku mutwe we. Ingabo zikiza Yonatani zityo ntiyicwa. Sawuli arekeraho gukurikirana Abafilisiti, nabo bisubirira iwabo. Ingoma ya Sawuli. Aho Sawuli yimiye ingoma, yarwanyije abanzi be bose mu bihugu bikikije Abisirayeli, Abamowabu n'Abamoni n'Abedomu n'abami ba Soba n'Abafilisiti, kandi aho yateraga hose yabagiriraga nabi. Yabaye intwari, atsinda n'Abameleki, ntihongera kugira abasahura Abisirayeli. Abahungu ba Sawuli bari Yonatani
na Yishiwi na Marikishuwa. Abakobwa be umukuru yitwaga Merabu, umuto akitwa Mikali. Umugore wa Sawuli yitwaga Ahinowamu, umukobwa wa Ahimasi. Umugaba w'ingabo ze yitwaga Abuneri mwene Neri, se wabo wa Sawuli. Neri na Kishi se wa Sawuli bari bene Abiyeli. Ku ngoma yose ya Sawuli habaye intambara ikomeye yo kurwanya Abafilisiti. Niyo mpamvu umuntu wese ukomeye kandi w'intwari Sawuli yabonaga yamushyiraga mu ngabo ze.